Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi bakristo bitorerera yono Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo nashimwe. Dushimye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana intwari ku rugamba, Imana ishimwe cyane. Iki gitondo cy'umugisha rero, nyemerera uhereze Imana icyubahiro, yakurinze kandi yakurinze no mu minsi itambutse, ndetse ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ihereze icyubahiro, iragize iby'uyu munsi. Muri iki gitondo cya kare tuzindukiye imbere y'Imana tuyishimira. Imana nishimwe. Rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, dukomeje guhugurana mu ijambo ry'Imana, gukomeza gahunda yo gushakashaka Imana. Ni ukuri bigishoboka kibonwa. Imana ishimwe kuko twubatse ku ijambo rivuga ngo nkunda abankunda, abanshakana umwete bakambona. Imana ihabwe icyubahiro. Turi muri teme yo kugendana n'Imana. Twasanze iyo ugendana n'Imana ugenda wiyeza, ugenda wicishe bugufi, ugenda wihana. Kugendana n'Imana bitera umugisha. Umugisha wa mbere, Imana irakurinda. Umugisha wa kabiri, ikwagurira imbago. Umugisha wa gatatu, iguha amahoro yo mu mutima. Imana nishimwe. Kugendana n'Imana ni iby'agaciro. Kugendana n'Imana ni ibyo kwifuzwa. Ndakwinginze nawe ugira icyo cyifuzo, uvuge ngo Mana, ndifuza kugendana nawe, ukayobora intambwe z'ibirenge byanjye, ukayobora imitekerereze yanjye, imigambi yanjye yose ukayiyobora. Imana ishimwe. Nyemerera rero dusome ijambo ry'Imana muri iki gitondo twihuse. Turasoma Malaki ibice 2, umurongo wa 5 n'uwa 6. Ni umuhanuzi Malaki. Nyemerera dusome mu izina rya Yesu. Titre y'iri jambo handitse ngo bene Lewi baca mu isezerano Imana yasezeranye nabo. Uyu Lewi ni umutambyi. Lewi wamugereranya uyu munsi n'umupasitoro, wamugereranya wenda n'undi munyamasengesho se, wamugereranya n'umukozi w'Imana runaka, ariko ngabamukomokaho bishe isezerano. Imana idusange rero mu kugendana n'Imana, ugendana amasezerano kandi ukagenda wirinda muri byose. Imana ishimwe. Nyemerera rero dusome uyu murongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro. Ni isezerano Uwiteka asezeranye na Lewi, ryari ubugingo n'amahoro. Nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha, ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye. Imana ishimwe. Nawe biragukwiriye muri aya masezerano twumvise, ubugingo n'amahoro, nawe yarabikugeneye. Nawe Imana yifuza ko wagira amahoro ndetse wabona ubugingo. Hanyuma ngo rero icyo yakoze we, ngo yahindishwaga umushyitsi n'izina ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Kandi ikindi Lewi ngo yubahaga Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma 6, itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke. Imana ishimwe. Iyo ugendana n'Imana ugira itegeko ry'ukuri mu kanwa kawe. Mu kanwa kawe nta binyoma bibamo. Mu kanwa kawe nta kubeshya. Mu kanwa kawe mbese urashishwa. Iyo ugiye kubeshya wumva ufite ipfunwe, wumva ufite ikimwaro. Ngo yagendanaga, yari afite mu kanwa ke habagamo itegeko ry'ukuri. Imana ishimwe. Ngo kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Imana ishimwe. Mu minwa ye, mu byo avuga, mu byo abwira abantu, ngo mu minwa ye ngo nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Uwo ni Lewi. Ese wowe mu kanwa kawe nta gukiranirwa kujya kubamo? Nta bitutsi bibamo? Nta kubeshya kuba mu kanwa kawe? Imana idusange. Ngo ariko Lewi ngo mu kanwa ke, Imana ishimwe, ngo nta gukiranirwa
kwahumvikanaga, Imana ishimwe, mu kanwa kawe bimeze gute? Mu kanwa kawe nta gukiranirwa kurimo? Ngo kandi itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke. Uyu munsi muri iki gitondo ijambo ry'uyu munsi, nimba ushaka kugendana n'Imana, kontorora urwo rurimi rwawe, ibyo uvugisha ururimi rwawe, ibyo ubeshya. Imana idusange, Imana itugirire neza. Mbwira nawe mbabarira, wikontorore, usubize ijambo ry'Imana, usubize Imana mu kanwa kawe. Nta gukiranirwa kuhaba, nta gukiranirwa kuhaba mu byo uvuga, mu byo watuza ururimi rwawe, nta gukiranirwa kubamo. Imana idusange. Ngo ariko rewe ngo nta gukiranirwa, ngo kumvikanaga mu kanwa ke. Imana ishimwe, ngo yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka. Imana ihabwe icyubahiro. Rewi tukiri mu ijambo ry'Imana, teme yacu y'iki cyumweru yari ukugendana n'Imana. Ngo Rewi yagendanaga n'Imana ngo mu mahoro no mu gukiranuka. Ese wowe ugendana n'Imana ukiranuka? Ese mu buryo ugenda harimo amahoro, ntiharimo intambara? Mu byo uvuga ntabwo bizana intambara, ntibizanira abandi intambara. Mu byo ukora, ngo yagendanaga nanjye mu mahoro no gukiranuka. Ni ukuvuga mu byo yakoraga, mu buryo yagendaga, byatumaga yigendera mu mahoro. Imana ishimwe cyane. Ngo yagendanaga nanjye mu mahoro no gukiranuka, no mu byo gukiranuka. Yahinduraga benshi bakareka ibyaha. Imana ishimwe. Wambwira uti jye sindi umupasitoro, ariko hari abantu bakureba, bakareba ingeso zawe nziza, bakareba ibyo ukora, bakareba imyitwarire yawe, bakareba ibikuranga, aho mu rugo rwawe, aho mu bantu mubana, aho mu muryango wawe, bakumva banyotewe no kureka ibyaha. Ntago abantu bose bazaba abapasitoro, ariko wowe waba pasitoro wo mu muryango wawe, waba pasitoro waho mu rugo rwawe, waba pasitoro wo mu bana bawe. Ngo abantu bakareka ibyaha. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Banza witegereze mu muryango wawe, ni bangahe baretse ibyaha kubwo mu kanwa kawe hatigeze humvikanamo gukiranirwa? Ni bangahe wabwiye neza? Ese ni bangahe ubwira amagambo akabubaka? Ni bangahe bifuza kwicarana nawe ngo bumve uburyo ki uvuga Imana, bumve uburyo ki uvuga amagambo yururutse imitima ibabaye, mbese ishenjaguwe? Ni bangahe? Imana idusange. Ngo ariko Rewiwe ngo yagendanaga n'Imana mu mahoro no mu byo gukiranuka, ngo kandi yahinduriraga benshi ngo kureka ibyaha. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nakubwira ngo rero muri iki gitondo nawe wikontorore, urebe ibyo uvuga, urebe ibyo watuza ururimi rwawe, urebe uko ugenda, urebe ko hari benshi bamaze guhindukira ngo bareke ibyaha, bareke ubugome, bareke imyitwarire mibi kubera wowe. Imana ishimwe ku byo uvuga, ku byo watura. Imana itugirire neza. Nababwiraga ngo rero ukomeze ugendane n'Imana. Kugendana n'Imana ni iby'igiciro. Iyo umuntu agukunze, agusezeye, arakubwira ngo ugendane n'Imana, kuko iyo ugendanye n'Imana irakurwanirira. Iyo ugendana n'Imana iguha umugisha. Iyo ugendana n'Imana irakurinda. Shalom shalom. Muhahe muronke. Imana ibanezeze. Mugendane n'Imana. Imana ibibaberemo. Imana ibabanziriza aho mugiye hose. Nimba ufashe urugendo ugendane nayo kandi kubanzirize. Imana ikugire neza mu kazi uyu munsi. Mugendane n'Imana. Shalom shalom.